iki gitondo cyo kuwa 15 Mata 2025 twafashe igitabo turarambura tugera kuri page ya 700 natwe tugira ubwoba. Nuko tuzi ko hariho abantu b'ibihangange, abaswa, abanyabwenge ndetse n'abahanga mu by'ubuvumbuzi, ariko hari n'abandi bantu baciye agahigo mu kunywa ibiyobyabwenge runaka, amatabi, inzoga ndetse n'ibindi. Ibyo byose bikaba bigira ingaruka ku buzima bwa muntu bw'uyu munsi ubwo arimo ndetse n'ubw'ejo hazaza. Izo ngaruka turaza kuzibabwira hasi. Icyo usabwa ni ukudukurikira ukumva iki kiganiro mpaka kirangiye, ugakanda subscribe, share ndetse n'ibindi. Nitwa Rudimani, reka tubivugeho. Twifashishije ibitabo bigiye bitandukanye, tureba abantu 5 baciye agahigo kurusha abandi mu kunywa inzoga zikurikira: whisky, champagne ndetse n'izindi nzoga zihenze. Ariko muri ibyo byose tutibagiwe ko hari n'izindi nzoga z'inkorano ziri hano hanze, kandi izo nzoga akaba arizo ziri kugira ingaruka nyinshi ku buzima bw'abantu. Izo nzoga harimo dunda ubwonko, hakabamo umufisheri, umumanurajipo ndetse na yewe muntu n'izindi. Kubera iki izo nzoga zifite ibisobanuro bigiye bitandukanye kandi bihambaye. Umumanurajipo, urumva neza ko harimo amagambo abiri: kumanura ndetse n'ijipo. Ubwo igikurikira namwe muracyumva. Yewe muntu ni ya nzoga ushobora kunywa wagera ku giti ukavuga ngo yewe muntu, ukabyitiranya. Ese kuki wagera muri kaburimbo ukagira ngo ni amazi cyangwa se ni muhazi? Dunda ubwonko, urumva neza ko harimo amagambo abiri: kudunda ndetse n'ubwonko. Ni inzoga ushobora kunywa ndetse wayinywa yagera mu mubiri wawe ikajya no mu bwonko ikabuhindura. Ese wowe udukurikiye uribaza ko inzoga ari iki? Ibiyobyabwenge ni iki muri rusange? Ibyo bintu niba ubizi byandike muri comment. Ese kubera iki abantu babinywa? Kandi iryo zina neza babizi ko ryitwa ibiyobyabwenge. Twafashe urutonde rw'abagabo bagera muri 5 baciye agahigo kurusha abandi ku isi bakoreshaga ibiyobyabwenge, ariko cyane inzoga. Ku rutonde rwa mbere turasanga umugabo bita Winston Churchill. Yari minisitiri w'intebe mu Bwongereza, akaba ari umugabo wakundaga inzoga cyane whisky ndetse na champagne. Ntabwo dutinda, turajya ku rutonde rwa kabiri turasanga Ernest Hemingway, umwanditsi muri Amerika uzwi gukunda inzoga cyane inzoga, champagne ndetse na whisky ndetse n'ibyuma n'ibindi, ndetse ngo zikaba zarafashe igice kinini cy'ubuzima bwe. Bivuze ngo ahantu hose yabaga afite inzoga. Yaryama akarota inzoga, yabyuka akarota inzoga, ndetse yaba ari no kugenda ukabona afite icupa. Ngo ni mucurabuka, ngo niko bayita. Ku rutonde rwa gatatu turasanga Olivier Reedy. Uyu mugabo yari umunyabigwi mu gukina filime, ndetse abantu bavuga ko bamusanze mu kabari yapfuye bitewe n'inzoga nyinshi yari yanyweye. Ese kuki umuntu akunda ikintu akagera aho akinywa kugera n'aho apfa, ndetse akagera n'aho akirya cyangwa akoresha ikindi kintu kugera n'aho apfa? Bisa nk'aho abagikora wagira ngo ubwa nyuma ari bukibone. Dukomeze turebe ku mwanya wa nyuma turahasanga nde. Ku mwanya wa nyuma turahasanga Alexander the Great. Uyu akaba ari umwami w'ubugiriki bwa kera. Amateka avuga ko yanywaga inzoga cyane whisky na champagne n'izindi nzoga zabaga icyo gihe, ndetse abantu bavuga ko izo nzoga zishobora kuba zaragize n'uruhare mu rupfu rwe. Ese kuki tunywa ibintu tubizi neza ko harimo ibintu byatwica ariko tukabinywa? Ese kunywa inzoga byungukirwa he n'umuntu uzinywera? Ese ni ibihe byiza byazo, ni ibihe bibi byazo? Twakoze ubushakashatsi tureba neza ko inzoga ishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu, byaba ku mubiri we, mu mibereho ye, ndetse no mu mikurire ye, no mu mikorere ye, ndetse n'ubundi buzima busanzwe. Katwibande ku mubiri we. Ese bishobora kugira izihe ngaruka zihambaye ku mubiri we aramutse akomeje kuzinywa? Ingaruka ya mbere: inzoga ushobora kuyinywa ikagutera indwara y'umwijima udakira.
bishobora kugutera indwara y'umutima, kwiyongera kw'ibinure mu maraso, cyangwa se kugira umubyibuho ukabije ukabyibuha cyane, kwangirika k'ubwonko, ibibazo by'igogora no kugira isesemi n'ibindi. Ese wowe udukurikiye ni gute wumva twakwirinda bino bintu? Ese kuki abantu tunywa ibintu tubizi neza ko byatwica, tubizi neza ko ingaruka zihari, ariko tukanga tukabikoresha? Hari uwo nabajije arambwira ngo iyo yanyweye inzoga ngo aba yagiye muri furi. Sinzi furi icyo ari cyo. Ngo uba wumva nta kintu na kimwe witayeho, ndetse ukabwira n'umuntu ibintu udashaka kumubwira, utari wanapanze no kumubwira. Ibyo bintu bishobora kukugiraho ingaruka, bakagufunga, ukazavamo rirashe. Reka turebe, ese ni gute twabyirinda? Cyane cyane ku rubyiruko ibi birabareba, ndetse no ku barimu b'amashuri bigisha abana bakiri batoya. Uburere ndetse n'ubukangurambaga, harimo gutoza abana bakiri bato ndetse n'abana bakiri bato mu mikurire, ukabereka ko kunywa inzoga ari icyaha gikomeye kandi gihanirwa n'amategeko. Iyo umwana umutoje ibyo, akura abizi neza ko icyo kintu kitemewe kandi gihanirwa n'amategeko, bityo akakirinda. Amasomo mu mashuri ndetse mu masomo bigisha bagashyiramo n'isomo ryigisha kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge. Kubera iki abantu bamwe muri twe